Uwiteka Imana ajya aca kandi kayira. Imana yo mu ijuru igica kandi kayira tukagenda tubona Imana yitamuro. Imana nihabwa icyubahiro. Nubwo wenda abantu bashobora kutubona bakavuga bati ese ubundi icyo yamukoreye ni, ariko ni ngewe uzi icyo Uwiteka Imana yankoreye. Imana nihabwa icyubahiro. Ubundi hari uko abantu babona ibintu bakavuga batari ko se ubundi tumajije kubona ubundi yamukoreye iki, ariko ni ngewe uzaho yankuye. Ndashimira umwami w'abami. Ndagushuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana wowe uduteza amatwi kandi ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turavuze ngo ineza y'Imana bikubeho iminsi yose. Muri kumwe na Bright Shine TV hamwe na Urakenewe Official, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aha turi ni ku musozi wa Mugina, musozi wa Mugina mu karere ka Gicumbi. Mushaka kwibaza mutise kuki bagiye muri kara karere kuri uriya musozi. Twabasezanije yuko tuzajya tubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twari tukazenguruka ahantu hose, amahanga ahashoboka hose, tukagera tubashakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni muri urwo rwego rero twaje hano kuri uyu musozi wa Mugina, umusozi mwiza cyane, umusozi uriho amahumbezi meza. Twaje nta kitugenza uretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aha turi rero ni mu itorero rya Mugina muri paruwasi ya Kagamba. Mboneho no gusuza umuntu bita Shimiye Zambia. Nkigeraho namenye amakuru yuko bakuzi kandi bakuramutsa. Hari inkunga yawe watanze kuno rusengero, yakoze umurimo ukomeye cyane. Aho rero muri Zambia turavuze ngo turagusuje. Ineza y'Imana ikubeho kandi imirimo yose werekejeho amaboko Imana iyihire. Nagiye nkubwire kandi yuko Imugina bagusuhuza cyane. Nongeyeho cyane bitewe n'uburyo bakuzi cyangwa se bakwibuka. Ukomere cyane kandi Imana y'amahoro iguhe umugisha yivange mu byawe. Aha twagarutse rero, murabona kuri kamera umukozi w'Imana. Yego, ni umukozi w'Imana rero, afite ubutunzi bw'Imana muri we. Hari ibibitsanye Imana yashyize muri we, kandi ifuza yuko agiye kubibagezaho kuko twari basezanije yuko icyo tuzatwumva cyagufasha, cyaguhembura mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa n'urugendo rwo mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo uzarangiza. Nkunda kubabwira, ntago nshaka kuzajya mu ijuru njyenyine. Ngiye mu ijuru njyenyine se ugasiga umva byanezeza. Ndifuza yuko mwese muduteze amatwi, uri muri Amerika, Arabia Saudite, Aziya, Burayi, Afrika yose, mwese mucyumva ubutumwa bwiza kuri Bright Shine TV, mwese mwahita muhinduka, utahinduka agahinduka, tukazajyana mu bwami bwo mu ijuru. Iyi ni Bright Shine TV, ngiye muri kumwe ni Jeanne Paul. Uyu ni umukozi w'Imana, tugiye gutangira tumusuhuza, anatwibwira namwe abibwira. Yesu nashimwe cyane umukozi w'Imana. Nahimbazwe iteka ryose. Nitwa Nsabimana Trisifori, nturuka mu itorero rya Cyuru, niho mbarizwa mu murimo wayo, mu murimo w'Imana, muri paruwasi ya Meshero, muri ADPR. Aho ngaho muri ku Cyuru niho mbarizwa, kandi noneho nkaririmba muri korali yitwa Abayisenga. Aho ngaho rero makorera umurimo w'Imana, kandi ndi umudiyakoni waho, nkaba n'umuyobozi w'igihanda aho ngaho kuri uwo mudugudu, aho ngaho ku itorero rya Cyuru. Aha, Imana ishimwe cyane. Tukigera kuri uyu musozi, hari izina rya twahise tumenya ngo witwa Bitangaza. Ese byaba ari byo? Iryo zina ni ukuri rwose, niko bariyinyita, niko ryitwa, nubwo ritanditse mu gitabo, ariko iryo zina ndaryitwa. Turagira ngo usangize abaduteze amatwi muri kano kanya ka none, iryo zina rituruka kuki? Ese ukora ibitangaza bya bimeze bituruka hehe? Imana niyo ikora ibitangaza, ntabwo ngewe nkora ibitangaza, ariko Imana ikora ibitangaza. Nkurikije naho Imana yankuye, n'uburyo nabayeho, naho navukiye, Imana nagiye mbona ikora ibitangaza. Ntangira kugenda mbwira abantu ngo ntimugasitare, musana bitangaza byiza bifatika, kandi ntimugasitare, musana byiza bitari ibyo gusitara mu murimo. Rero abantu babyumvishije baravuga bati witwa Bitangaza. Izina rikomeza kuzamuka gutyo, rigenda rikura gutyo,
numva ko Imana irimo kugenda ikora ibintu bikomeye. Ni nayo mpamvu abambona bose barimo kumbona kuri YouTube, nuko imirimo n'ibitangaza nagiye mbibona, nkabona ineza y'Imana, mbona no kugira neza kw'Imana. Uko kwizera kw'Imana rero niko gutumye nongera kuvuga imbaraga z'Imana, bigatuma nongera kubwira abantu ngo Imana ikora ibitangaza. Aha, bitangaza ko aribyo nkoresha uyu munsi. Umaze igihe mu itorero, Yego. uri umukristo kandi atuye ko n'umudiyakoni, kugira ngo umudiyakoni iyo dusomye Bibiliya hari icyo bagenderaho. Yego. Iyi minsi dufite ikibazo, nimba ndakita ikibazo simbizi, uragana n'umuntu avuga ati njye ntago nzasubira mu rusengero, nagiye mu rusengero nkomerekeramo. Yego. Akomezwa n'ibintu runaka, abakozi b'Imana, abahanuzi, afata umwanzuro wo kudasubira mu rusengero. Ese uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, ukora imirimo itandukanye mu itorero cyangwa mu idini. Yego. Ese ibyo bintu byo gukomeka mu rusengero, hari abantu bakomerekera mu itorero koko mu idini cyangwa? Biterwa n'iminsi y'imperuka tubaye tugezemo, kandi ariko nanone mu gukomereka buriya buri muntu akomereka mu ruhande rwe. Kandi uko nabibonye ngewe nkurikije n'ineza y'Imana naboneye mu nzu y'Imana, nkurikije n'imirimo n'ibitangaza naboneye mu nzu y'Imana, numva ntashobora gukomerekera mu nzu y'Imana kuko nabonye ineza y'Imana. Rero ibyo bintu byatumye numva ngewe ubwanjye nshobora no guhumuriza abo bantu bakomerekeye mu nzu y'Imana. Burase byabiterwa n'iki kugira ngo bakomerekere mu nzu y'Imana? Nuko batazo bahamagaye baje bafite uwo muntu bagenderaho, batagendeye biterwa n'iki kugira ngo bakomerekere mu buntu? Abo bantu gukomerekera mu nzu y'Imana cyangwa se gukomerekera mu idini biterwa nuko hari igihe umuntu ashobora kubona ibintu runaka, ibyo bintu ntabisobanuze cyangwa se ngo avuge ngo reka niyakire ngewe nkurikirana ibyanjye ku giti cyanjye n'Imana yanjye. Ibyo bintu rero byagiye bituma abantu benshi bagenda bangirika mu murimo kubera kudakurikirana amakuru ku Mana, kubera kudakurikirana cyangwa se ngo bagende babaze n'ubuyobozi n'ibintu bundi bamanze biyakire mu mitima yabo. Wabagira inama nihe nama bagira abo bantu bameze gutya bafashe uwo mwanzo kudasubira mu nzu y'Imana, kandi mu nzu y'Imana ariho mu nzu y'Imana dukura ibihembura ubugingo cyangwa se icyo twita itorero? Yego. Itorero dusomye dusanga yuko itorero nubwo riri mu ibanga ariko rikura ibyo kurya mu nzu y'Imana cyangwa se mu idini. Yego. None bari gufata umwanzo ko batazasubira mu idini, kandi biravuga ngo mukunde guterana kwera. Yego. Nihe nama wagira abo bantu kugira ngo turi ko twabavana muri ako ganya cyangwa se muri ako kantu barimo, tuba muri Kristo bamenye wabahamagaye bave muri iki kintu barimo? Ubundi ijambo ryambwiye ngo iki jambo ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Rero muri uko kuba Imana yaravuze ngo munsange abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura, biravuze ngo buri muntu wese akwiriye kwigererayo nk'uko umwenda wari ukingirije ahera watamutsemo kabiri. Ibi bintu buri muntu wese yakabaye abasha kwigererayo akisangira Imana ikamusobanurira kuruta uko yashobora kumva ibiturutse mu kanwa k'abantu. Ibiturutse mu kanwa k'abantu bishobora kurangirira aho ngaho, ariko ibiturutse mu kanwa k'Uwiteka Imana ni amagambo y'inkomezi. Rero inama ngewe nabagira ni ukugana Imana, kuko Imana yirakicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi kuba yicaye ku ntebe y'imbabazi ibi bintu birasaba kugira ngo wowe ujye imbere y'Imana, Imana yo mu ijuru yaba ari ikwiruhurira, kuko mu nzu y'Imana naho kuruhukira ntabwo ari aho kuruhira. Iyo mubajije avuga ati nzasengera iwanjye, ntabwo nzasubira muri radini runaka dushaka kuvuga izina ryaryo, ese gusengera mu rugo iwe no byashoboka yuko ashyikira ubumana neza nk'umuntu wagiye mu rusengero? Ubundi birasaba kugira ngo uyu muntu amanze yiyumvemo Imana. Icyo ni icyambere, kwiyumvamo Imana. Icya kabiri ni ukwigirira icyizere mu mutima wiwe, akabona ko byanga byakunda agakiza ke katubakiye ku bantu ahubwo kubakiye ku Mana. Birakwiriye kugira ngo abantu babe bubakiye kuri Kristo Yesu. Mana nishimwe, kuko ngewe hari icyo nabonye ko kubakira ku rutare, Bibiliya yambwiye ngo iki? Yaravuze ngo nuko abantu bubakire ku rutare kuruta uko abantu bashobora kubakira ku musenyi. Izi nzu rero zari imwe yari yubakiye ku musenyi, indi yubakiye ku rutare. Abantu benshi bagiye bubaka inzu bagashaka ahantu horoshye, badashaka kugira ngo bajye ahantu hakomeye. Niyo mpamvu rero
impamvu umunsi ku wundi abantu bazajya bibona bakabona bubakiye ku musenyi batarigeze bubakira ku rutare. Ngewe ndabagira inama yo kubakira inzu zabo ku rutare kugira ngo babe bubakitse bafite icyubakwa gikomeye. Aha, urakoze cyane. Uri umukozi w'Imana, uri umunyamuhamagaro. Iyo tuganire n'abantu tugira ati ngewe ndi umunyamuhamagaro, ndakaba ati ndi umukozi w'Imana w'ubushake. Ubundi umunyamuhamagaro n'umunyabushake batandukanira hehe? Nimba ntawe se bahurira hehe? Ku kimwe yitwa umunyabushake, undi akitwa umunyamuhamagaro. Ibyo bisobanura impano buri muntu wese kuba yaraje mu nzu y'Imana. Kuza mu nzu y'Imana bivuga iki? Kuza mu nzu y'Imana biravuze ngo ubwo naje runaka nawe akaza, kanaka nawe akaza, biravuze ngo abo bantu bahuriye mu nzu y'Imana. Kandi ubwo bahuriye mu nzu y'Imana, aba bantu bazahabwa impano zitandukanye. Kandi mu guhabwa impano z'Imana zitandukanye, biravuze ngo za mpano zitandukanye nuko buri muntu wese azagenda agira impano ye, zombi zigahurira mu nzu y'Imana zikagirira umumaro abari nyetorero. None se nkawe mu rwaye ruhande uri umunyamuhamagaro cyangwa uri umunyabushake? Ukora uri umuvuga butumwa w'umunyamuhamagaro cyangwa se umuvuga butumwa w'umunyabushake? Ngewe nahamagawe n'Imana. Umunyamuhamagaro. None se umunyamuhamagaro akora gute, umunyabushake agakora gute? Umunyamuhamagaro, ijambo ryambwiye ngo iki? Ijambo ryarambwiye ngo abahamagawe, abatoranijwe yarabatsindishirije. Biravuze ngo kuba yarabatsindishirije cyangwa se umuhamagaro, kuba ngewe narahamagawe. Umuntu ashobora gukora ibintu ku bushake, ejo ubushake bukamushiramo. Ariko niba warahamagawe, Imana ikaguhamagara, biravuze ngo waje witabye uwaguhamagaye mu gihe ataragusezerera cyangwa se ngakubwire ngo ibintu byawe birarangiye. Ntago wemere kuva muri uwo murimo. Ariko noneho uyu muntu ukora ku bushake bwe, birashoboka ko ubwo bushake bushobora kumushiramo uwo munsi, ibintu bikarangira. Ariko umuntu wahamagawe, uwo nguwo aracyafite amahirwe akomeye. Imana nihabwe icyubahiro. Aha, Yesu aguha umugisha cyane, kandi Imana ikomeze kubana natwe muri kino kiganiro. Mu matorero atandukanye hari ibintu ujya kumuvuga ngo umukozi w'Imana runaka agiye mu kiruko cy'izabukuru cyangwa se agiye muri pasiyo. Yego. Bishatse kuvuga ko ibyo yakoraga arabihagaritse. Yego. Ese ibyo bintu ku Mana we ubyumva ute se? Urabyemese ku Mana biremewe cyangwa umuntu yagakoze kugeza umwuka nyuma umuvuye? Dukurikije n'icyerekezo tugezemo, ku by'umuhamagaro umaze kutubwira, dukurikije n'igihe tugezemo, umuntu ashobora kuba ari umuntu ufite imyaka 45, undi akaba afite imyaka 70. Ndibaza neza ko abo bantu ntabwo ushobora kubashyira mu kigero kimwe, kuko birashoboka ko ashobora kuba ageze mu gihe cyo kutabona. Dusomye ba Eli barabatambye ko barinze bakira abatambye. Rero uyu muntu kuba hawe pasiyo ntibimukuyeho umuhamagaro, nta nubwo bimukuyeho ya mpano Imana yamuhaye. Ahubwo icyo bivuga ni bivuga ngo uyu muntu kubera umurimo yaba arimo gukora aba yatakiwushoboye. Tubona imbaraga ze zirimo kugenda ziba nkeya. Tubona hari abandi bantu bagifite imbaraga bakabaye ibingibi babikora, ariko ntabwo umuhamagaro ubuvuyeho. Hari umuhamagaro w'Imana, hakaba n'umuhamagaro w'abantu. Uyu muhamagaro w'Imana n'uw'abantu biratandukanye n'ibintu bihabanye. Kuba abantu bashobora kukubwira ngo tugire muri iyi nshingano, ibi nasobanuye ndavuga ngo bishobora kurangira vuba, ariko umuhamagaro w'Imana wubu gikomeje. Aha, ngira ikibazo kuri cyo utubwiye gutyo. Utubwiye ko imihamagaro itandukanye, hari umuhamagaro w'Imana ndetse n'umuhamagaro w'abantu. Iyo tugeze mu idini cyangwa se mu rusengero dukoresheje, nanze kuvuga itorero ko itorero rya Kristo riri mu ibanga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego. Haro beta bagira umudiyakoni. Tuzamenya gute ko abantu babimugize? Tuzamenya gute ko bahamagawe n'umuhamagaro w'Imana cyangwa se w'abantu? Tuzamenya umuhamagaro w'Imana, tuzamenya ko ari uw'Imana cyangwa tuzabitanya n'iby'abantu. Ijambo ryarambwiye ngabange ndabazi, nabashyizeho ikimenyetso ngo nabameneye amaraso, abo bantu nabashyizeho ikimenyetso, kandi n'icy'amaraso yamenewe ku musaraba. Bene abo bantu ni nayo mpamvu uzajya kubona ukabona abantu rimwe na rimwe barajya mu itorero, barigeramo ugasanga baragenda babizambya, ugasanga abantu rimwe na rimwe barimo barashaka kuba icyo bagomba kuba cyo mu itorero,
ariko badafite umuhamagaro w'ijambo ry'Imana. Abo bantu rimwe na rimwe uzasanga aribo bazagira mu itorero, hazagira ikindi cyiciro kizaza kibakurikiye, ugasanga barimo barababwira ngo mbese mwebwe nimukore, twebwe twarananiwe, nimukore n'iby'amaraso y'abantu bato, y'amaraso akiri mashya. Ariko nagira ngo mbabwire impamvu abantu bahamagawe n'Imana, uzabona ibyo bintu bitabarangiramo, uzabona ari abantu bakora ibintu bibarimo, uzabona ari abantu bakora ibintu biri mu mitima yabo, kandi abo bantu bafite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu. Aha, murakoze cyane. Wowe uduteza amatwi uri kubyumva, umunyamuhamagaro, umuntu uhamagawe n'Imana n'uhamagawe n'umwana w'umuntu aho batandukaniye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Nibyo yakomeje avuga ati uko uzabona bitwara mu murimo w'Imana uzamenya nimba barahamagawe n'Imana cyangwa se nimba barahamagawe n'abantu. Tukwifuje guhamagarwa n'Imana aho kugira ngo wihamagare. Imana rero ibaho umugisha. Iyi ni Bright TV hamwe na Urakenewe official. Kora subscribe, like na share kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tukibushyiraho ujye uwa mbere kubona. Kandi niyo nkunga tugusaba yonyine, nta yindi nkunga nubikora ibyo bintu urabushyikiye ivuga butumwa. Tutanye ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi, byo byose mwamwumvishe, hari uburyo wajya utubwira, hari ahantu Imana yagukuye, hari ibyo Imana yagukoreye, hari nayo kugejeje uyu munsi. Mu kiganiro ugiye kuduha tugira ngo uze kudusangiza ubuzima bwawe mbere yo gukizwa, utarakizwa, naho maze gukizwa, kugira ngo tuze kumva itandukaniro ry'uko byameze naho bigeze uyu nguyu. Abantu baze kugira uburyohe. Yego. Twifuza ko abantu baza kugira uburyohe bwo bakongera kuryoherwa na Kristo. Abari mu byaha bakabivamo bitewe nuko n'uburyohe wabonyemo. Uraza kudusanya nimba ari uburyohe burimo, byo byose burimo bitewe nuko turi kukura, nuko tukubona, bitewe nuko wagiye utubwira hari uburyohe burimo muri Kristo. Yego. Turashaka kuza kubwira abantu uburyohe buri muri Kristo wabonyemo, wiboneye ubwawe, atobumvanya abandi, kugira ngo bari abantu bari mu byaha nibo dushaka kugira ngo tuvaneyo, tureko bavayo. Hamuze kutugezaho n'ijambo ry'Imana uko umwuka wera ari bugushoboze. Tugiye gutangira dusenga Imana rero, nitumara gusenga Imana ukomeze uko umwuka wera arakuyobora. Agiye kubwira isi yose, turagira ngo wumva buno butumwa wese hagira urwego rumwe avaho ajye ku rundi, kandi ugende umukuza mu rwego rw'umwuka, ko nicyo twifuza ko abantu bose bamenye ukuri, kandi bamenye ukuri niko kuzabatura. Mushyikire muri kano kanya, tuneteraje imbaraga z'umwijima zose, ibitavuga Imana byose tubikubise hasi. Mushyikire nyaguha ku ngoma, kandi ahantu uko yategetswe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Murakoze. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndashima Imana rero ko yangiriye neza, kandi ikaba yarankuye mu magana menshi y'abanyabyaha, nyamara nabonaga nta ruwo kuzigera amenyekana, ariko Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Rero ngewe uyu mubona navukiye mu muryango wari ukennye, kandi muri uyu muryango wari ukennye twari ku rwego rwo hasi. Mvuga ijambo rivuga ngo isi iwacu yari itagira ishusho. Muri iyo si rero itaragiraga ishusho, twabayeho tuba mu buzima bubi n'abana tuvukana na mama na papa. Twageze ku rwego rw'uko mama na papa bageze igihe baza kudutekera ikirayi kimwe, bagishyira mu isafuriya. Ikirayi kimwe kiza baragiteka, cyari ikirayi kimwe, turi abana batatu na papa na mama, tukaba abantu batanu. Muri abo bantu batanu rero, iyo safuriya bari bagitetsemo yari isafuriya yari yarapfumutse, barashyizemo imborera. Ndavuga imborera, umutima w'umubyare waboze. Rero iyo safuriya bayitetsemo cya kirayi kimwe, baragiteka kugira ngo gihinduke, baze gishye, nikimara gushya gihindukiye baze kugicucuma. Bagicucumishaga imidaho ya kera. Hari abantu benshi baba batazi imidaho, ariko uwo mudaho byaje kuza kugera igihe ikirayi gihiye, mu gihe bari barimo gucucuma kugira ngo basukemo amazi gihinduke igikoma tuze kurara turiye. Birangira baje kuza kurwana, Satani arabafata nyine,
buriya umwanzi Bibiliya ijambo ryarambwiye ngo umwanzi niwe wagize atyo. Baje kurwana rero, muri kwa kurwana cya kirayi barakimena, tujya mu buriri turaryama nyine turihangana. Tumajije kuryama ariko nyine murabyumva nta muntu wigeze asinzira, ariko Imana yakomeje kubana natwe muri ibyo bihe twabayemo by'ubukene. Ndetse ndabyibuka icyo gihe twaraye batetse icyo kirayi tutanakiriye. Nibuka ko hari ahantu hamwe twagiye badutekera amaminwa yaraye baraye bayamenennye, bashyiramo ifu y'ibihwagari, ariko yari yayindi ya gatatu, navuga ngo ni ya gatatu. Amabango y'ibihwagari bayashyira muri ya maminwa. Uko twari turimo tugenda tuyarya tukumva arimo aragenda dutandama mu mihogo, ariko Uwiteka Imana kuko hari icyo yateguraga, hari n'icyo yateganyaga yuko igihe nk'iki ngiki cyangwa se mu myaka nk'iyi ngiyi muri iki kinyejana tubaye turimo, yuko Imana hari uko izaba yaratugenjeje. Imana ihabwa icyubahiro. Aho hantu rero twabaye muri ubwo buzima bukomeye, ndetse twageraga mu gihe iyo twabonaga ibishyimbo bimeze, twashimaga Imana tukavuga ngo Uwiteka Imana aduhaye ikintu gikomeye. Tukarya ibishyimbo, turya ibishogoro, tukagera ku rwego rw'uko ibishyimbo bitangiye gukomera. Igishogoro wagiteka kikanga gushya kuko ntitwagiraga umunyu, nta w'igikuka, nta w'urugera. Biravuze ngo cyabaga ari igishogoro gihagaze mu isafuriya, wagikora ukumva kimeze nk'amakoma. Ariko Uwiteka Imana yakomeje kuturindira muri ubwo buzima, tugenda dukura. Imana igenda iduteza intambwe, tugenda dukura, ubwo buzima tububamo, ariko Imana iradufasha tugenda tububamo. Twaje kuza kugera mu gihe rero mu nzu twabagamo y'ibyatsi, Imana yaje gukora ikintu gikomeye, ndetse Satani rimwe aza kuza kuyobya ibintu. Tubona abantu baraje badutwikiye mu nzu, ariko muri uko kudutwikira mu nzu batwubakira inzu, umuganda uza kutwubakira inzu. Kari akazu gatoya ukuntu utamenya uko kangana, ariko Imana yakomeje gukora umurimo ukomeye. Ako kazu rero twakabayemo turinda tugera mu myaka 20. Iyo myaka 20 Imana yayidufashirijemo. Ndibuka ko iyo twabaga tugiye kuryama, cyangwa se nkanjye w'umusore wari umaje kuba umusore, ndi umwana w'imfura mu rugo iwacu, ariko iyo nabaga ngiye kuryama batari bataha, mu kubyuka kwanjye iyo babaga batashye baje kuryama nabo bageze mu rugo, babaga bavuye mu nzoga kubera yuko bari abantu bikundira agahiye. Ariko Uwiteka Imana yakomeje gukora umurimo ukomeye, Imana irandinda. Rero muri iyo nzu iyo babaga batashye narabyukaga nkasasura, namara gusasura hanyuma nabo bakabona gucaho bakajya kuryama, nkongera nkasasa nkaryama. Ariko Imana yo mu ijuru ikomeza kubana nanjye. Muri ubwo buzima rero bw'imyaka 20 nibwo nari naratangiye kugenda mvuga Imana, nari naratangiye kumenya ubuntu bw'Imana, nari naratangiye kumenya Imana, numva imbaraga z'Imana, nkumva gukomera kw'Imana, nari naramajije kumva ubuhanuzi, nari naramajije kumenya kugira neza kw'Imana. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Rero muri iyo myaka twayibayemo nza kubona Uwiteka Imana ngiriye neza. Hari umuvandimwe twabanaga aza kumpa amafaranga makeya, arambwira ati ugende uguremo akambaro. Ariko ndebye ukuntu nari imerewe n'ahantu twari turi, ndavuga ngo oya ntabwo byashoboka. Ndagenda ngura amategura. Ndangije kugura amategura, mukecuru nawe umusaza yari amajiye kwitaba Imana. Birangira mwaya mategura tuyasakaje, dusakara uruhande rumwe, urundi tubura icyo turusakaza. Nuko umuvandimwe aza kudutiza agahema dushyiraho. Rero birangira na wa muvandimwe nawe ageze igihe aza gutwara ihema rye, dushyiraho ibyatsi. Nuko tukajya tunyagirwa muri ubwo buzima. Imana yo mu ijuru rero iza gukora umurimo ukomeye. Mwakwa gusenga, Imana ikomeza kugenda imbwira ngo hari icyo nzakora, hari icyo nzakora. Imana rero iravuga ngo, iratubwira ngo nzabagira abantu bakomeye mu muryango wanyu, nzabateza intambwe, hari uko nzabagenza, kandi ubu buzima mubaye murimo ntabwo muzakomeza kububamo. Imana yo mu ijuru ikomeza gukora imirimo n'ibitangaza, tugenda tubona Imana uko bukeye nuko bwije. Imana twagiye tuyibona igende twigaragariza. Rero ubwo buzima majije kugeza
muri iyo myaka nyine 20 nari nkirimo, ariko ndababwira abanyumva n'abambona kuri YouTube, nagira ngo mbabwire ko ngewe natangiye gusiza mfite imyaka 19. Umuntu w'umuvandimwe yangiriye neza bitewe n'uburyo nabanaga nawe, yari umukecuru. Birangira umukecuru ahamagaye umuryango we, arawubwira ati rero ndashaka guha uyu mwana nkurikije n'uburyo yitwaye neza, yanyasirizaga inkwi, yanzaniraga amazi. Nari umwana witonda, nari umwana udakunda guhubukira ibintu, nari umwana ugenda yitwara neza, kuko nabonaga ko ubuzima bwanjye ntabwo nabonaga yuko icyerekezo cyanjye ndimo kwerekezamo ntacyo, ariko Imana yo mu ijuru yari imfiteho umugambi. Imana nihabwe icyubahiro. Muri uko rero kungiraho umugambi, Imana rero ndangije gusiza ikibanza, numva ko ngiye kubaka, nigirira icyizere ko ngiye kubaka, ariko sinkamenye ko uko nagisizaga niko na Satani yandebaga, niko na Satani yandakariye, aravuga atagiye kubaka. Birangira rero umuntu aje ashyiramo ingasire yasyaga ku rusyo amasaka. Wenda ku bantu batazi urusyo, ni urusyo rw'ibuye n'ingasire yasyaga amasaka. Umuntu araza afata ingasire ayitaba mwa cya kibanza, mbona imyaka 2 irashije, imyaka 4 iratambuka, mbona 6 irashije. Mu mwaka wa 9 nibwo icyo kibanza natekereje kucyubaka, ariko hari ikintu Imana yari yakoze. Imana nihabwe icyubahiro. Byarangiye rero mwa cya kibanza, mu gihe nari ndi mu masengesho, nibwo Imana yaje guhishurira umuntu umwe twari turi kumwe, w'umukozi w'Imana tubana dukunda gusengana, niwe wambereye pare wanjye nsezerana. Uwo muntu aravuga ati mbonye ikibanza cyawe baragihumanije, ariko nanjye mbaza Imana ndayibaza ngo mbese Mana hakorwa iki kugira ngo iki kibanza gihumanurwe? Imana rero ikora umurimo ukomeye. Nagize ifuhe rikomeye, nanjye Imana numva kwizera kwanjye kumpamirije ko ibyo bintu byanga byakunda ngomba kubishyikira. Kwizera kwanjye kumanukiramo, Uwiteka Imana aramfasha, kwizera kumanutse. Mpita mbwira abo bantu ndababwira ngo nkurikije n'igihe ikibanza cyanjye kimariye, nkurikije n'igihe nashingiye ibiti, imyaka 9 ikabishije, tukaba turi mu mwaka wa 8, tukaba twinjira mu mwaka wa 9. Rero ndavuga inti ibi bintu byanga byakunda ngiye kugenda njye kubizana, kuko nari namaje kumenya amakuru yuko hari ibyo batabyemo. Rero mpaguruka aho ngaho mu masengesho, ndagenda ngeze mwa cya kibanza, mvuga ijambo rikomeye, ndavuga ngo Uwiteka Imana niba ari weho twavuganye, niba wangiriye icyizere, nifuza ko ibi bintu wabimpishurira, ukampishuriraho bitabye. Rero muri uwo mwanya, kubera n'amasengesho nari mazemo igihe, nari ngeze ku munsi wa 4 nshigaje iminsi 3, nari ndi mu masengesho y'iminsi 7. Uwiteka Imana rero mwakwa kunanirwa, naryamye mwa cya kibanza, nuko ndasinzira. Amaje gusinzira mbona marayika araje nsanzemo, amaje kunsangamo cya kibanza rero mbona marayika araje amfashe ukuboko, mbona arantembereje, arambwira ati nkurikira tugende. Angeza ahantu ku giti cyari gishinze, arambwira ati shingura iki giti. Ndagishingura, ampereza isuka, arambwira ngo hanyuma rero ndagira ngo ucukura aha hantu ibyo nakubwiye bitabyema aha ngaha. Naracukuye rero, manukamo hafi nka metero yose, nubwo imbaraga zari nkeya kubera amasengesho, ariko Imana iramfasha, ndayicukura, ndahacukura, ngirirwa umugisha nsangamo yangasire rero nyibonye nsanga buriya abantu bo muri quartier ibyo batunze abantu bajya babimenya. Ikintu umuntu muri quartier umuntu atunze, hari igihe abantu baba batuye hafi aho ngaho, abantu cyangwa se bakaba batuye hirya, ariko ukabuzi ikintu batunze mu rugo rwabo. Imana rero yakomeje kumfasha, iyo ngasire nyibonye menya nyirayo, yangasire narayifashe nyishyikiriza nyirayo. Ndamubwira inti iyi ngasire nasanze ari yanyu mwanya mwari mwarandaritse mu kibanza, ariko ndagira ngo ngasire yanyu muyakire, ntago mu kibanza cyanjye ariho bandarika. Rero ariko agiye kwishyikira numva igishyika kiraje, ndavuga inti ndamutse nyimuhaye noneho ntabwo nazayibona. Iyo ngasire narayibitse, majije kuyibika,
ndetse mvuga ko byanga byakunda nashakashije imyaka 20 nashakashije imyaka 40 ingahe ariko ngomba kuzayereka umudamu wanjye. Rero Imana yakomeje kumfasha ingirira neza, mbona kugira neza kw'Imana. Imana interamo kwizera, irambwira ngo imvuyeyo nzanye yangasire nyeretse abanyamasengesho twari kumwe, numva ijambo ry'Uwiteka riyongeye kumanukira mu bahanuzi baraho ngo mu banyamasengesho baraho ngo barambwira batumva urugendo Uwiteka tubwiye ko urugendo rugikomeje. Rero numva ngize ikibazo, ndavuga ngo mbese ubundi uru rugendo rugikomeje nzabigenzana, ese nzakora iki? Imana ikomeza kumfasha ingirira neza, mbona kugira neza kw'Imana. Numva Uwiteka Imana hari ikindi yongeye kundemamo. Uwiteka arambwira ati hari umwenda wabuze, ngenzuye mu myenda yanjye nsanga koko hari umwenda wabuze, umwenda w'imbere, ndavuga ikariso cyane abatabyumva wenda navuze mayo y'imbere. Rero ndangije mbwira abo bantu ndababwira ngo nimureke dusenge, Uwiteka Imana ari kumwe natwe, ntacyo bitwaye, Imana izangirira neza kubw'uko bayitwaye, ibindi byo byari biri mu kibanza cyanjye, ariko ibi byo kugira ngo nzapfe kubibona ntago byanyorohera. Rero amasengesho twari yarangije turataha tubaho ngaho, ariko mwakwa kubaho ngaho nyuma tuza kongera gupanga andi masengesho. Imana irongera ivuga kuri cya kibazo. Ndangije Uwiteka Imana numva arambwiye ngo kandi shaka yuko nkokoresha iby'ubutware. Imana nihabwe icyubahiro, Imana inkoresha iby'ubutware. Nongera kumva ijambo ryongeye kunzamo, nongera kumva kugira neza kw'Imana. Nibwo Uwiteka Imana yambwiye ati nshaka yuko tugendana, kandi uriya mwambaro bagutwaye nshaka yuko ugenda ukawuzana, hanyuma ubundi hasigaye tugakomezanya urugendo. Naragiye rero kuko twari twamaje kumenya umuntu watwaye uwo umwambaro rero ndagenda ngezeyo ndamubwira inti rero hari ibintu byanjye mwakuye ku rugo mwanuyeho, nagira ngo mubimpe mbicyure kuko nta kugira ngo mubike ibintu bitari ibyanyu. Mwakwa kubika rero ibintu bitari ibyabo. Uwo muntu yarambwiye ati ese ubundi ibintu natwaye ni iki? Ntihari mayo mwanuye ku rugo iwacu, ariko nshaka kugira ngo muyimpe nyicyure. Rero mbona atangiye kuzana ibintu by'amahane, mbona atangiye kuzana ibintu bikomeye, ariko uko yavugaga nge niko kwizera kwari kwampamirije ko byanga byakunda ngomba kwizana, byanga byakunda Uwiteka Imana ubwo turi kumwe uwo mwambaro ndagenda nkawuzana. Uko navugaga nuko yavugaga nge niko nagendaga ndushaho kugenda ninjira mu nzu. Rero amajiye kubona ko ngeze mu muryango ndimo kumubwira ngo genda uyizane hari yivure, ndimo ndayireba, aragenda mbona ayinjiye mu nzu. Ndavuga inti byanga byakunda ubu hari ibindi agiye gukora, ariko nagiye kubona mbona arayinzaniye wa mwambaro, mbona arawuzanye awushyira mu kambaraje kari gahari, nuko arawumpereza ndawucyura. Numva nshimye Imana, nuko ngeze mu masengesho, mwayo masengesho nibwo Imana yambwiye ngo ubu rero ubu noneho urugendo rwo kubaka ruratangiye. Twagira ngo usobanurire abantu baduteze amatwi muri kano kanya ka none. Yego, hari ikibazo watubwiye wamaze ikintu cyane tucyuka ko ari ibintu bitabyemo. Yego, utubwira ko wavuye gusenga amasengesho y'iminsi 7 ukagera ukaryama kubera umunaniro ugasinziriramo, ukaza kubona iyerekwa rikujyana gucukura aho bya bintu biri. Yego, turagira ngo dusobanurire, watubwiye ko muri rya yerekwa nimo wabicukuye muri yerekwa cyangwa wavuye mu yerekwa cyangwa se mu nzozi ujya gucukura bya bintu. Ese marayika yaguhaye isuka, yaguhaye watubwiye ko marayika yaguhereje isuka ngo tabura hano, yaguhaye mu buryo bw'iyerekwa cyangwa n'umuntu marayika yakoresheje umwita nka marayika aguhaye isuka kugenda bikora? Aho hantu nurangiza dusobanura ikindi tukibonyemo. Ibyo mwizo nzozi ngewe nari ndyamyemo, aho nari ndyamye nsinziriye mu icyo kibanza, niho marayika yamfashe arambwira ati cukura aha ngaha. Wacukuye mu yerekwa? Macukura mu nzozi. Noneho ndangije birumvikana yuko ngewe nta suka nari najyanye, ariko majije kubona ko nge nahacukuye nkabonamo ibyo bintu, birumvikana ko namajiye kuva mwaza nzozi nkahita ngenda nkajya gutira isuka nkaza nkacukura ahantu muri cya kibanza.
hanyuma nkakuramo bya bintu. Ibyo ngibyo nashakaga kugira ngo mbasobanurire. Murakoze, Imana yo mu ijuru bamusha. Turacyakomeza kuri uwo mwambaro w'imbere. Ukimera kubwirwa umuntu uwufite, utubwiye ko wagezeyo umbwiye ati mpereza umwambaro wanjye mwanuye hahandi, yatangiye kubwira nabi. Yego. Ntago wagize gushidikanya uvuga ko ushobora kuba ari inzozi gusa atari Imana, nta gushidikanya ugira nimba ntako wagize washingiye kuki kugira ngo wumve ko ari Imana yivuze kandi yari yakwangira. Urumva ko waragiye umuntu akwangira arangiza kubwira nabi, ntago wagize ubwoba bw'uko yenda kurega yuko umwisi umurozi wenda cyangwa se umujura, ntabwo wagize ugira akikwangira. Wakomejwe n'iki kikomeza mu nzu kugira ngo ujye kureba? Ngewe nkimara kuva aho ngaho twari mu masengesho, Imana yarambwiye ngo ndagukomeje kandi turagendanye. Mita niyumvamo ko byanga byakunda ndi kumwe n'umugabo ukomeye, kandi numva ko hejuru yanjye n'uwo muntu wari wantwaye uwo mwambaro hari imbaraga z'Imana, hari ubundi butware buri hejuru yacu bukomeye kurusha ubundi butware bundi ngewe nawe twari dufite. Ariko numvaga ko ubwo butware byanga byakunda Imana iri hejuru yacu, icyo kibazo iraza kuza kugikemura. Rero twagiriwe umugisha, Imana ikomeza gukora umurimo. Ntabwo byari byoroshye rero no kubaka muri ubwo buzima, ntabwo twari twakagize aho tugera, kuko nabonaga yuko byanga byakunda bwa bukene bwakomeje kutwomaho. Nubwo twasengaga, nubwo nagendaga nsenga ayo masengesho nkagira ibihe byiza, ariko nabonaga ko ubukene bwo bugikomeje. Imana rero ikakomeza imbwira ngo izanyubakira, ndetse rimwe ndabyibuka yuko hari ahantu nigeze kujya gukora, nkorayo igihe kirekire cyane, ariko ndinda mvayo nta n'igiceri cy'icumi bampembye ndataha. Ariko Imana irangije irambwira ngo ndashaka yuko ugenda ukajya kubaka. Nari aho ngaho. Rero iyi mvugo y'Imana yo yari ikomeye, kumva ngo ndakohereje kandi naho wagiye gukora nta mafaranga ucyuye mu gihe kirenga umwaka, ni ikintu cyari gikomeye. Ariko Imana irambwira ngo haguruka utahe ugende ujye mu rugo ujye kubaka. Imana rero ikora umurimo ukomeye. Niyo mpamvu mu gihe cya mbere naje kuza kubabwira ngo impamvu mvuga Imana, nkavuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, nkitwa izina rya bitangaza, bifite inkomoko ikomeye, umurongo mugari w'Imana yari yarashyizeho. Imana yo mu ijuru yakoze ikintu gikomeye. Ndashimira itorero rya Cyuru, nshimira n'abayobozi, nshimira n'abakristo muri rusange baramfashije. Icyo gihe umuyobozi wari uhari yitwaga Gasore Gaspari, bagira ikiganiro na komite nyobozi y'umudugudu, bavuga yuko nibuze bagakwiriye kuba bampa akazi ko kujya ndarira urusengero, bakajya bampemba amafaranga aringaniye makeya, ariko ayo mafaranga angirira umumaro ukomeye. Aho ngaho niho natangiye Imana imbwira ngo urugendo turarutangiranye. Hanyuma njya mu itsinda, ngiye mu itsinda rirangiye, girirwa umugisha, mbona amabati ndubaka, ntangira kugenda nubaka. Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Abagenzi banjye bakagenda bambwira bati kuraje, ubaka nta kibazo, nta bibazo bihari. Ariko Uwiteka Imana yakoze umurimo ukomeye. Imana ikomeza kunkomeza, mbona inzu ndayikinze. Ariko mwakwagukinga numvaga byanga byakunda ko inzu nubwo nyubatse, gushaka ko ntazashaka kubera ubuzima nabonaga, nubwo nari nyubatse nabonaga ko ubuzima bwo bukomeye. Ariko Imana irambwira ngo humura komera, ntabwo nzakuvana mu nzu yanjye ngo uva aha ngaho uri wenyine. Rero itangiye kuvuga ayo magambo yuko ntazahava njyenyine, ntangira kwigirira icyizere, numva ko ntazahava njyenyine, byanga byakunda ngomba kuhava mpavanye n'undi muntu. Byanga byakunda rero Uwiteka Imana yakomeje kugenda abana nanjye, kandi ngenda mbona kugira neza kw'Imana. Imana rero yaramfashije, mbona ndubatse no gukinga ndakinga yewe, ariko nza kuza kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese ubundi nzashaka uwuhe, nzubaka nte, ese uru rugo nzarwubaka nte kugira ngo mbashe kugera ku rwego rwo kugira ngo nanjye nitwe umugabo, nzashaka biturutse mu zihe nzira. Ariko igihe kimwe ubwo natekerezaga,
Imana irambwira ngo rero nshaka yuko noneho utangira umushinga w'ubukwe. Za kuza kugenda rero njya kubaza umukobwa ndangije kumubaza, numva ntabwo arimo kubyemera, yewe n'amezi 2 yaranashize atarampa igisubizo, ubwo abandi bashobora kurangiza icyumweru bamaje kubasubiza, ariko ngewe narangije amezi 2 nta gisubizo yari yampa. Rero Imana yo mu ijuru ikora ikintu gikomeye. Imana narayibonye, nabonye kugira neza kw'Imana. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero Uwiteka akomeza kumfasha, akomeza kungirira neza, majije kubona kugira neza kw'Imana. Umuryango nari nagiye gusabamo uwo mukobwa, nari nagiye kurambagizamo uwo mukobwa, wari ufite imodoka, wari wifite, ntabwo wari umuryango woroshye, wari umuryango utasaba umunyu, ariko twebweho iwacu twari tukiri kuri tekeri, nubwo ibyo byose byari byaragenze gutyo. Nubwo Imana yari yaranyubakiye, nabonaga ko nubakiye nyine mu buryo bw'itorero, itorero rinyubakiye, nkavuga ngo byanga byakunda nubwo rinyubakiye, ariko gushaka bwo ni ikindi. Birangira umukobwa yemeye, amajije kwemera, ambwira ko nakomeza umushinga w'ubukwe. Muri uko gukomeza umushinga w'ubukwe rero nagiye kurambagiza mfite amafaranga 40,000. Ayo mafaranga 40,000 niyo nari mfite, nta nahandi numvaga nteganya, cyane ko ari nabwo nari ndimo kugenda ashyikira amafaranga ngana cyo. Ubundi narinze shaka ntarambara ipantaro y'amafaranga 2,000. Ntabwo nigeze nyambara mu buzima bwose, ntabwo nigeze nyambara. Iyo nabaga ngiye kugura ipantaro, nagendaga nkigira muri caguwa, kuko ariko ubuzima bwanjye bwareshyaga. Naguraga ipantaro y'1,000, nkaguriya 500 cyangwa iya 800, ubwo nkumva nabihamishe. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo hari igihe ibintu bizahinduka. Rero najyaga nkunda kuririmba y'Imana yabaga ingiriye neza, nkumva ibintu byatangiye kugenda biza, nkumva kugira neza kw'Imana, nkumva nafashijwe. Natangiraga kuvuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ngo ntimutangazwe nuko ndigikara, hari igihe muzamenye uwo ndiwe. Imana nishimwe. Rero nagiye mbona kugira neza kw'Imana. Rero uko nguko kuba naravuye aho ngaho, mvuye ku mwenda wa 800 cyangwa se wa 500, nshima Imana kuko ubu ngubu ngenda nambara umwenda w'amafaranga arengeje 8,000 cyangwa se nkambara umwenda w'ibihumbi 20-30. Ibyo bintu bigatuma nongeye kumva ndimo kugenda nshima Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Rero mwubwo bukwe Imana yaramfashije. Umuyobozi agiyeyo, amajiye kugerayo bamuca amafaranga menshi agera mu 200,000, ariko Imana irabafasha, bagira aho bahurira, bayimuca 150, bamuca inka yigenza n'amaguru n'amafaranga 50,000. Byari bigoye, ariko Uwiteka Imana arambwira ngo ibintu nzabikora neza. Mara igihe ubwo bukwe turabuparika, umwaka urinda urangira, ubukwe twarabuteganije, ariko n'igihe twabuteganyirizaga ntago byigeze bikunda, nta nubwo byigeze bigenda neza, bitewe nuko ubuzima bwari bwarahagaze. Ndagira ngo umpa amafaranga, hanyuma ubundi ngende njye kuyatanga. Ariko mwaka kuyatanga nari ifite amafaranga 40,000, nibyo nari maranye uwo mwaka nkibyicaranye. Ndagenda nguza undi muntu amafaranga 10,000. Nibwo bwa mbere nari ngujije amafaranga ngana 10,000, kuko nubundi ntari mfite ubushobozi bwo kuba natunga ayo mafaranga. Ariko Imana yakoze ikintu gikomeye. Ya mafaranga nyamuhereje, arambwira tumva rero ndabizi kusenga, bitewe nuko mbona ko amafaranga mpaye ari make yankurikije n'amafaranga banciye, haburaho amafaranga 100,000. Ndumva nifuza yuko mu gitondo ninza kugaruka hano, aya mafaranga 50,000 ndayagusigiye urari uyasengera, buke mu gitondo yuzuye 150. Haleluya. Ariko Imana yo mu ijuru ikora ikintu gikomeye rata. Nabonye kugira neza kw'Imana. N'iryo joro nibuka ko ayo mafaranga kugira ngo nyabone, nari narongeye nyujije itsinda, ariko amafaranga mu rugo barayakoresha, barayarya ntabizi. Birangira rero amafaranga ntayabonye, ariko ndangije nijoro ndi ku rusengero, ndagenda ndyama ku ntebe, ndavuga ngo Uwiteka we,
mbese aya mafaranga ndayakura hehe? Niba bambwiye ko mu gitondo agomba kuba yuzuye ndayakura hehe? Ariko mvuga ijambo rikomeye, ndavuga ngo wa Mana we, aho nari majije kugera mu gihe cy'intege nke zikomeye, kuko nari ngeze mu ikorosi rikomeye, kuko nari majije kugira, ndavuga ngo Mana, mpimye ubwenge bwawe nsanga bungana n'ubwa mama wandiriye amafaranga. Iyo ataza kuyarya ibi bintu byose ntago byakabaye bigenda bike. Ariko ngiye kumva numva hirya hari ahandi hantu umuyobozi yari afite inzu, numva abanyamasengesho barimwo bararirimba, numva barimwo baravuga ngo umva imirindi y'Uwiteka, umva imirindi y'Uwiteka. Numva ndavuga intabo bantu barimo baransakuriza, kandi ngiye bigendimo ndumva ari ikihe kikoye. Ndagenda njya gukomanga, ndababwira ngo kugira ngo bagabanye amajwi bitewe naho itorero rishingiye cyangwa se urusengero ruri. Ndagenda ndakomanga ngira ngo mbabwire bagabanye amajwi. Mu gihe rero bakinguraga, umukobwa umwe arakingura, ariko inyuma ye haje umugabo mugufi cyane, numva hanuye ubuhanuzi bukomeye. Aravuga tumva uko Uwiteka avuze. Ataravuze ngo ubona ubwo bukwe bwarantunguye. Numva Uwiteka Imana yongeye kundemamo ikintu gikomeye. Arambwira ngo gabanya induru, ngabanya induru. Arambwira ngo ndashaka yuko noneho dukomezanya umushinga w'ubukwe nkuko nabikubwiye. Nabivuze ndi Imana kandi ndacyakomeje. Imana rero ikomeza gukora umurimo ukomeye. Imana iramfasha, ntangira kwigirira icyizere. Kumbi mu nzu aho ngaho hari mundi muntu, ninjira noneho mu nzu arangije guhanura, numva wa muntu aravuze ati ngewe narindi myiyereko, ariko mbona uyu mugabo arimo amanuka ahantu ku gasozi afite inka y'ikibamba, ati kandi nabonaga ari nk'itagira amahembe. Nagira ngo mbabwire ko mu basore bakoye inka ninge musore wa mbere kuri uwo mudugudu wakoye inka y'inzungu. Kuko Imana yakoze umurimo ukomeye. Iby'Imana yemeye ntago igivangamo amazi. Nuko nguko Imana nayibonye, kandi nagiye mbona kugira neza kw'Imana. Imana yo mu ijuru mbona ko hari ikintu ikoze gikomeye. Nuko rero Imana mw'icyo gitondo bumajije gucya, umuyobozi yaraje arambwira ati narinde kureba ya mafaranga ko yuzuye, ndagira ngo umpa amafaranga. Ndamubwira nti nkurikije sinigeze mbimubwira cyo koza icyo namubwiye, nkurikije ngewe n'amagambo nari niyumviye, naramubwiye ngo amafaranga yabonetse nta kibazo, ubu urajya gukwa, kubera ko nkuko wari wabinsabye amafaranga yabonetse. Imana yo mu ijuru yakoze ikintu gikomeye, narayibonye mbona kugira neza kw'Imana. Rero uwo munsi twirwa aho ngaho, ariko bigeze mu masaha 4 yarampamagaye amateraniro arimo, arambwira ati mbese amafaranga ko utayampaye? Ndamubwira nti rero tegereza mu kanya amafaranga araza kuza kuboneka. Arambwira ati rero hari igitekerezo natekereje, atariko ndagira ngo uze kukimfashamo. Rero arambwira ati rero natekereje nk'abantu mwasenganye kuba nabahamagara, nk'abantu mwabanye mu nzu y'Imana kuba nabahamagara tukababwira iki gitekerezo. Aha ngaha mpereho nshimira itorero rya Cyuru, nshimira abaririmbyi cyane nka korari abayisenga na Emawusi, nshimira na korari Umucyo, baramfashije mu buryo bufatika, kubera yuko Imana yabakoresheje iby'ubutwari, baramfashije rwose. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kubanyumva no kubashobora kumbona. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, na n'ubu ndacyasabira umugisha, kuko namajiye kubona ku rugo rwanjye rwubakiye ku itorero. Imana yakoze umurimo ukomeye. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero yahamagaye ba bantu, birangira umuntu umwe ahagurutse aravuga, ndababwira nti ngewe nahise ntanga igitekerezo. Ndababwira nti rero mu by'ukuri ntabwo nabaye umwana witwaye nabi, twagiye dusengana, ariko muri uko gusengana nagira ngo mbabwire yuko Imana yakoze ikintu gikomeye. Ninagira ngo mbabwire ko mu mafaranga mwampembye ntabwo nayariye, narayubakishije, navanyemo inzu. Ariko noneho majije kubona inzu, nagiriwe umugisha wo kongeraho no kubona inkumi. Ni inkumi rero narayibonye, banciye amafaranga 150, ariko amafaranga 50 yo ndayafite, 100 niryo ndimo kubura. Baramfashije rero, ndababwira intiro ndashaka yuko mwamfasha gusenga, cyangwa se byaba ngombwa mukamfasha, ariko
mwakwa kubabwira ko bansengera cyangwa bakamfasha, nibwo umukristo umwe yavuze ati rero ntabwo ibintu byo gusenga ari byo, ahubwo ndifuza yuko twakabaye tukora icyo gukora, tukareba icyo twakora kugira ngo n'ubundi yinjire mu bukwe. Ndashimira uwo muntu watanze igitekerezo, ndabyibuka yatanze amafaranga 4,000, undi arahaguruka aravuga ati nkurikije n'ibihe twagiranye, nkurikije n'amasengesho twagiranye n'iby'Imana yagiye imukoresha, arangije aravuga ati ngewe nemeye 30,000. Byarangiye duhagurutse aho ngaho amafaranga yarabonetse 100,000. Imana ikora umurimo ukomeye rero, Imana nyibonera aho ngaho, birangira inka tugiye kuyigura koko nk'uko Imana yabivuze, yaduhaye inka y'amabara 2, inka y'ikibamba y'inzungu turayibona. Imana ikora umurimo ukomeye, turangije kubona Imana, turangije kumva imirimo yayo, tumaje kuyibona iyo mirimo, nibwo Imana yakoze ikintu gikomeye. Hanyuma irambwira ngo rero ubwo inkwano zibonetse, turakomeje gahunda z'ubukwe. Imana yakoze ikintu gikomeye rero, nibuka ko muri iyo minsi Imana nibwo yambwiye ngo noneho ntangiye urugendo rwo kukwambika. Nibwo bwa mbere nari ngiye gutangira kwambara umwenda uhenze. Muri ubwo bukwe rero nibwo Imana natangiye kugenda mbona inyambika imyambaro y'5,000. Nibwo natangiye kugenda nkura nzamuka, Imana igenda ishoboza. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero yakoze umurimo ukomeye, mbona umunsi w'ubukwe urageze. Nibuka ko Imana yakoze ikintu gikomeye. Ubwo bukwe rero twarabucyujije. Nibuka ko hari ijambo Imana yavuze, yakoze ikintu gikomeye. Rero nasezeranye uwo munsi, nabonye urusengero rw'iwacu rwari rwuzuye abantu. Ubundi abageni batajyaga basezerana ngo urusengero rwuzura abantu, ariko uwo munsi urusengero mu buzima bwanjye nibwo nabonye urusengero rwuzuye abantu. Nk'uko Imana yabivuze, abantu twasenganaga, Imana yari imaze kubacira akandi kayira, yari imaze gukora ikintu gikomeye. Amamoto bari barayabonye, Imana yari imaze kubateza imbere, n'akazi barakabonye. Rero nk'uko twagendaga tuganira, n'imvugo y'Imana bagenda bayumva, uko nguko imvugo y'Imana bagiye bayumva, nshimira abantu ko bagiye bumva imvugo y'Imana kandi bagashyira no mu bikorwa iby'Imana yagiye ivuga. Rero nibwo nagiye kubona mbona abantu baraje benshi cyane, bafite amamoto, baraza baparika imbere y'umuryango w'urusengero. Nibwo nagiye kubona mbona imodoka ziraza ziparika imbere y'urusengero. Ariko Imana yakoze ikintu gikomeye, nagiye mbona Imana yigaragaza. Rero nibwo nagiye gutangira numva uruhurirane rw'amamoto, batangiye kugenda batera amahoni, batangira imoto n'imodoka zitangira gutera amahoni. Nge numva ko hari ikindi kintu kibaye hanze, ariko nsohotse nsanga ibintu byakomeye. Biteguye ngo umuntu w'Imana arasohotse, umukozi w'Imana arasohotse. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero Imana yakoze ikintu gikomeye. Rero barambwiye baturira imodoka, ndurira turagenda nk'uko Imana yari yarabivuze, imbwira yuko ntazataha njyenyine, izampa abantu benshi bakamperekeza, ndetse abantu benshi bagahagarara ku nkombe y'umuhanda wo hepfo n'uwo haruguru. Niko Imana yabigenjeje. Rero naciye hagati y'uruhurirane rw'abantu, ariko hari akantu nagiye numva, mwaza modoka, mwayama moto, kubera Imana nagiye numva gukomera kwayo. Haleluya! Imana yakoze ikintu gikomeye. Mwaka kantu nibwo nagiye numva, ngewe nuko numvaga ibintu birimo kugenda binsobanura, cyangwa se niko numvaga Imana irimo kugenda isobanurira, niko numvaga ayo magambo y'ayo mahoni yagendaga avuga. Numvaga arimo kugenda avuga ngo mwigireyo nsaba Imana yashubijwe. Niko ayo magambo nagendaga nyumva. Imana nihabwe icyubahiro. Kugira neza kw'Imana rero nagiye nkumva, ngenda numva Imana ikora ibintu bikomeye. Ndavuga ngo burya Imana ikora ibitangaza bikomeye. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero Imana narayibonye, ndashima Imana. Uwo munsi twasezeranye, nibuka ko ahangaha turi hano hari n'umwe wamubereye marene, ariko
nagira ngo mbabwire yuko Uwiteka Imana yadufashije agakora ikintu gikomeye. Ariko nagira ngo mbabwire yuko Uwiteka Imana yakomeje gukora imirimo. Abantu batangira kuvuga yuko rero bitewe n'ubuzima bari batuziho, abantu bari bazi n'ubuzima twabayemo, numva umuntu avuze ijambo rikomeye bagiye kudutwikurura. Umuntu arivugira haruguru y'urugo avuga ijambo rikomeye, aravuga ati rero abapene baramurundarunze, mukwikira amasuka hanyuma baduhingire. Ariko ndashima Imana kuko uwo muntu tutigeze tumuhingira. Imana yigeze kumfasha rimwe icira akayira, uwo muntu njya kumuhingisha. Imana nihabwa icyubahiro. Nagiye kumuhingisha arampingira, mbere yuko ngewe muhingirana n'ubu ntabwo ndajya kumuhingira kuko Imana hari icyo yavuze. Imana nihabwa icyubahiro. Rero ndashima Imana kuko umudamu wanjye majije kubona ko Imana inkoreye ikintu gikomeye. Namwise izina mwita Mafubo kubera yuko yaraje kumfasha mu bitekerezo, yaraje kumfasha mwabya bibazo bya bwa bukene twari turimo. Ariko noneho Imana irangije irambwira ngo noneho uhereye none ubu ngiye gutangira kugenda nkucira akayira gake gake. Imana nishimwe. Nubwo rero twaryaga cyakiraye, badutekeraga cyakiraye kimwe nacyo tukarara tutakiriye, turya igishogoro cyari kimeze nk'amakoma, tukagenda tukirya nta munyu w'urugera nta n'uw'igikuka. Ariko ndabyibuka yuko guhera uwo munsi kubambona no kubanyumva cyangwa se no kubagiye bagera mu rugo, ntabwo twigeze twongera kurya icyo gishogoro kimeze nk'amakoma, cyangwa se ngo dutekere mu isafuriya irimo imborera, cyangwa se ng'ikirayi kimwe tugiteke. Turashima Imana yuko dushyira ibirayi mu isafuriya tukabiteka. Imana nihabwa icyubahiro. Ubu rero duteka ibirayi nubwo hari igihe ibintu bijya bigenda byanga, ariko Imana yo mu ijuru igica kandi kayira tukabona ineza y'Imana. Ineza y'Imana tukagenda tuyibona, ikagenda idukiza muri ubwo buryo. Twagiye dukira muri ubwo buryo nk'uko rero ijambo ry'Imana ribivuga, nk'uko Bibiliya igenda ibivuga. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Imana rero nagiye nyibona muri ubwo buryo. Rero nza kugera igihe ndamwita iryo zina nyine Mafubo. Nuko Mafubo abayeho kandi abayeho neza, tubanye neza mu myaka 11 tumajiye kumarana. Mbona nta kibazo twari twigera tugirana, kandi Imana yo mu ijuru yakoze ikintu gikomeye. Ngibuka neza ko murabizi neza ko buriya abantu bajya bagira ubukwe, bamara kubugira igihe kimwe barangiza ubukwe bakajya muri krize y'ubukene. Krize iyo ngiyo natwe twayigezemo, ariko Imana yo mu ijuru ikora ikintu gikomeye. Ndabyibuka ko nageze mu gihe mbona ko dusigaranye jyange ebyiri z'amasaka. Ubwo navuze ibiro nka 2 cyangwa 3 by'amasaka mu nzu. Ariko ndavuga ngo Mana subu nabigenzane. Ndagenda ngi imbere y'Imana, ndagenda mbwira Imana ngo Mana urabizi neza ko ubukene ngewe nari mbumenyereye, ariko wampaga umuntu wavuye mu rugo rudasaba umunyu. None ko inzara itwishe tubigenze dute? Tubyifatemo dute? Niweho wamumpaye uramunyemerera. Nshaka rero ko uyu muntu muhibirya akarya kugira ngo aticwa n'inzara, abantu bakavuga yuko umuntu yapfuye yishwe n'inzara. Ariko Imana yakoze ikintu gikomeye mwayo masengesho. Irambwira ngo komeza amasengesho wowe, kubera yuko ngewe ngiye kugenda nkajya kugaburira umudamu wawe. Imana yakoze ikintu gikomeye. Ndabyibuka nari ndi mu masengesho, nge nikomereje amasengesho, mbwira abo twari kumwe mu masengesho, ndababwira ngo dukomeze amasengesho. Uwiteka mbwiye yuko agiye kugaburira umudamu, yohereje marayika agiye kumugaburira. Rero naratashye amasengesho tuyarangije, twakomeje amasengesho arangiye. Imana ikora ikintu gikomeye, tugenda tuyibona. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Rero icyo gihe ndabyibuka ko umuntu yamuhase iramukoresha, azana ibiro 50 by'ibirayi mu rugo. Biba biratangiye kugenda dushyira ibirayi mu isafuriya. Ubwo biravuze ngo ikirayi kimwe twari twakivuyeho tugeze kurya, kugeze ku cyiciro cyo kurya ibirayi. Twariye ibirayi. Rero n'umuntu atuzanira ibishyimbo. Ndaza ngeze mu rugo nsanga ibirayi birahari, ibishyimbo birahari, ibintu byose birahari, nta kibazo. Ubundi dukomeza rero kugenda dukomeza muri ubwo buryo. Imana idugenda idukiza muri ubwo buryo. Imana tugenda tuyibona. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Uwiteka araza arambwira ati rero nagira ngo nkumenyeshe ko umudamu wawe atwite, ariko umwana atwite nawe ntabwo ari uwanyu. Bigeze igihe cyo kugira ngo tumwisubize. Umudamu ndamubwira ngo wihangane kubera yuko umwana dutwite atari uwacu. Umudamu kubyiyumvisha ntago byamworoheye, ariko Uwiteka Imana yakoze ikintu gikomeye, aramukomeza rwose. Uwo mwana byarangiye nyine avutse yapfuye, ariko Imana itubwira yuko igiye kongera kudushumbusha abandi bana.
Imana rero yadushumbishije undi mwana w'umuhungu, twabyaye abana batatu, ubu nibo dufite. Abo bana batatu rero Imana yakoze ikintu gikomeye, Imana irabaturindira. Ubu kugeza ubu ngubu rero tugenda tuba muri ubwo buzima, nubwo tugitegereje ineza y'Imana, ariko nanone ntimuhangayike ngo tuvuge ngo aba bantu bararara bapfuye. Iyo tugiyeze ku gihe tubona ko inzira zibaye zifunze, tujya kubona tukabona Imana iciye akandi kayira, hanyuma tukagenda dukira muri ubwo buryo. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero Imana twarayibonye, ntabwo rero Imana turimo kuvuga ariyo twumvanye abandi, ahubwo ibintu turimo kuvuga nibyo twiboneye n'amaso yacu. Ineza y'Imana twabonye n'ibitangaza twabonye, kumva ko ngewe ndimo kuvuga abantu banyita bitangaza, nuko ibyo bitangaza nabibonye, nuko nagiye mbona kugira neza kw'Imana. Ahangaha rero turi mvuga nuko hari abantu benshi bamwe batashye ubukwe bwanjye bashobora kuba ibihamya by'ibintu babonye, by'abantu babonye muri karitsiye. Abantu bibaza ngo tuzarebe ubwo bukwe bwo kwa Nyereri. Ubundi data yitwa Nyereri, ubundi nyogokuru amutwite yazamutse ku musozi witwa Nyagahanga, ngo yari atwite inda, ariko ngo amajije kugera mu rugo aramubyara, amwita Nyereri. Rero niko yitwaga, ubundi irindi bakamwita Iryirisino, bakamwita Mabwire. Nuko nguko rero data yitwaga. Ariko nagira ngo mbabwire, uyu mwanya nk'uyu nguyu rero muri iki cyiciro tubaye tugezemo, ineza y'Imana narayibonye. Igihe cyaje kugera itorero riza kungerera icyizere, ribona yuko nanjye ndi umwe mu rubyaro rwa Aburahamu. Muri urwo rubyaro rwa Aburahamu rero baravuga bati, rero uyu muntu tubona ashyitse kandi tubona mu mico no mu myifatire nta kibazo tumufiteho, turabona ari umukristo ushimwa n'itorero, ndetse n'umwe mu bantu badafite imigayo. Babona yuko rero ibyangombwa ko byujuje, bangirira icyizere, bansengera ku murimo w'ubudiyakoni. Rero barangije baravuga bati, rero ugende na ziriya ntama 100 ziri hariya mu gihande cya Mataba, ubu ziduhagarariye. Rero ndababwira ngo nta kibazo, ibi bintu ndabona mbishoboye, nta kibazo. Nkomeza kuba muri uwo murimo rero, kandi nkomeza n'umurimo w'Imana w'uburirimbyi muri korali y'abayisenga. Ubu mbanye nabo neza, kandi iyi korali y'abayisenga nibiba ngombwa Uwiteka Imana nadufasha, iyi YouTube nibiba ngombwa tuzayibanamo n'abayisenga, kandi abayisenga ndabakunda n'inshuti zanjye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nagira ngo rero mbamenyeshe yuko Uwiteka Imana yakomeje kubana natwe, kandi nta kibazo twigeze tugirana, na n'iyi saha ndacyari kumwe n'Uwiteka Imana. Imirimo myiza rero iracyakomeje, kandi ndacyategereje kugira neza kw'Imana, kandi ndacyafite ibihamya by'uko Imana yo mu ijuru izatugirira neza. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo ndi kumwe na mugenzi wanjye adusomere ku ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, ibice 28, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Numva ari ayo magambo turavugaho mu gihe gitoya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ibyakozwe n'intumwa, ibice 28 umurongo wa mbere. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya imiganda y'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonje cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja, idaca urwakibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. 6. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Haleluya, amen. Mana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Nagira ngo rero mbabwire kuri iri jambo, tuganire kuri iri jambo mu gihe gitoya. Iri jambo ryatubwiye ngo tumajije gukira, tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita,
ariko ngo bene igihugu baza kuza kutugirira neza cyane. Ariko muri uko kuza kutugirira neza cyane ngo byaje kuba ngombwa yuko aho hantu hari imvura n'imbeho nyinshi cyane byari bikomeye. Ariko ngo Pawulo yari ari kumwe n'abagenzi be bari banyagiwe imbeho yabishe, yabagiriye ukundi kuntu kutari kwiza, ariko Imana yo mu ijuru irabafasha ibagirira neza muri iyo mbeho. Rero ngo bafata inkwi, bene igihugu babashakira umuriro barabacanira, bari babasenyeye n'inkwi. Ariko muri uwo muriro nubwo bari babagiriye neza, muri izo nkwi nubwo bari babagiriye neza bakazibazana ngo bazicane, hari harimo incira. Incira rero ngo Pawulo agiteranya umuganda w'inkwi, navuze umutwaro. Ku batazi umuganda w'inkwi, umuganda w'inkwi ni umutwaro, ngo arazivuna arashyira mu muriro. Ngo incira rero kimara kumva wa muriro, yumvishije umuriro, ngo nuko incira ihubuka mu muriro iruma Pawulo ku gikonjo. Icyo gikonjo rero ni inyuma y'ikiganza, ariko icyo gikururuka bakibonye kirereta inyuma y'ikiganza, ngo baravuga bati nturora, nukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nubwo uyu muntu ari umwicanyi, ariko nubwo yamucikishije, nubwo yamukirije mu nyanja, ariko idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Nagira ngo mbabwire ahangaha tutaragera ku mirongo yo hasi, abantu bashobora kukugirira neza cyane ariko Satani akabyivangamo. Abantu bashobora kukugirira neza cyane ariko hakaba hari ibikururuka Satani yateguye. Ibyo bintu bikaza bikakuruma ku kiganza, ibyo bintu bikaza bikakureretaho. Rero ibyo bintu birereta, abantu bashobora kubikubonaho bikumazeho igihe kirekire. Abantu bagatangira gushyiraho komantere zindi, abantu bagatangira kugenda bashyiraho ibindi bintu runaka, bagenda batekereza, bagatangira no kugutekerereza. Ariko Imana yo mu ijuru hari undi mugambi Imana yateguye ku bantu bayo. Rero nagira ngo mbabwire, icyo natwe cyari igikururuka cyari kituriho. Icyo cyari gikururuka cyatureretekaho. Abantu babonaga ko turi abakene, abantu babonaga yuko tutazigera dukira muri icyo kirwa. Ntabwo babonye ko byanga byakunda, nubwo ubukwe tubuvuyemo, nubwo babonye ko dukize mu nyanja y'ubukwe, nubwo babonye ko dukize muri ibyo bihe by'ubukwe, ariko batangira kuvuga ngo idacurwa kibera. Nubwo yakize mu nyanja, nubwo akize muri buriya bukwe, nimutegura amasuka baduhingire. Ariko Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro, kuko babonaga ikirereta kigikomeje, babonaga ko ikirereta kigikomeje kuri twebwe. Ariko Imana yo mu ijuru, hanyuma muri twebwe Imana irangije icomekamo umutaremba, Imana irangije icomekamo ferabeto, iravuga ngo ni mukunkumure. Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro. Irangije uwo munsi itangira kuvuga ngo nimutangire mukunkumure. Batangira kubona yuko dutangiye gukunkumura, batangira kuvuga yuko dutangiye gusamba. Bene igihugu iyo babonye ko utangiye gukunkumura, batangiye kubona utangiye kuzunguza ukuboko. Pawulo bamubonye azunguza ukuboko, batangira kwibwira ngo buriya niko bariya abantu niko basamba, abantu nk'abariya niko basamba, buriya barimo guta ibitabapfu, arimo arata ibitabapfu. Ariko hari icyo Uwiteka Imana yari yamaze gushyira muri Pawulo. Mana ntihabwa icyubahiro. Pawulo arangije aravuga, marayika atangira kumubwira ati weho zunguza. Nubwo amagambo abaye menshi, nubwo umunwa ubaye mwinshi, nubwo umunwa ubaye mwinshi, ariko ndagira ngo zunguze. Imana ntihabwa icyubahiro. Dutangira natwe kugenda tuzunguza, dutangira kugenda tuzunguza. Marayika aravuga ati weho komeza uzunguze. Nubwo amagambo abaye menshi, nubwo abantu barimo kuvuga byinshi, ariko ndashaka kugira ngo uzunguze. Imana ntihabwa icyubahiro. Muri uko kuzunguza rero, ngo nuko barangije bagiye kubona, babona icyo gikururuka, babona kiramanutse kikubise mu muriro. Imana ntihabwa icyubahiro. Babonye icyo gikururuka rero kiguye mu muriro, baravuga bati rero nubwo kiguye rero, buriya ubumara bugiye kwirukiramo, ubumara bumaje kumushiriramo, ubumara bumurangiriyemo. Ariko hari icyo Uwiteka Imana yari yamaze gukora. Inshira marayika yari yatangiye kugenda ayikura amenyo, agenda ayikura y'amenyo yayo. Inshirita igwa mu muriro ivuga ngo ariko nariye benshi uyuwe. Haleluya. Uyuwe nubwo namurumye ntazi ikimurimo. Uyuwe nubwo namurumye ntazi ikimurimo, ariko Uwiteka Imana yarari muri we. Imana nishimwe kandi ntihabwa icyubahiro, kuko twabonye Imana
dibeni tuterebeni kive. Imana nihabwa icyubahiro. Twagiye tubona Imana, twagiye tuyibona yitamurura. Imana twagiye tuyibona igenda yigaragaza. Tugenda dukira mu rugo rw'Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Rero Pawulo baramubwira bati, batangira kuvuga bati nubwo akize nubwo inciriguye mu muriro, ariko ngo baravuga bati rero reka dutegereze ukuntu agiye guhitagwa aho ngaho, kigiye gupfa. Buriya ubwo acyujije ubukwe agiye guhita apfa. Ubwo acyujije ubukwe agiye kuba umutindi, ubundi aduhingira dusabe kandi ntituzabimuha kuko atigeze ahinga. Byanga byakunda no kubyara ntazabyara. Babonye ko urupfu ruje, babonye ko n'umwana apfuye, bategereza umwanya muremure, bavuga bati byanga byakunda birarangiye ntazongera kubyara. Ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo yekomeze kunkumure. Ndakomeza ndakunkumura, ndakomeza ndakunkumura, kubera iki Imana yari yacometse muri ngewe. Haleluya, haleluya. Imana iraza yitereka muri ngewe, ntangira kwizera, numva yuko byanga byakunda tugiye kubona umwana. Igihe gito yagishize mbwira umudamu, ndamubwira ngo tugiye kubyara umwana w'umuhungu. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Twagiye tubona Imana rero, twagiye tuyibona yitamurura kandi twagiye tuyibona igenda yigaragaza. Rero Imana yo mu ijuru ikora ikintu gikomeye. Imana nongera kuyibona, nongera kubona kugira neza kwayo kwinshi, nongera kubona Imana yitamurura. Nuko irambwira ngo weho komeza uzunguze. Irambwira ndakomeza ndazunguza, ndakomeza ndakunkumura. Imana irakomeza irambwira ngo komeza ukunkumure, ndakomeza ndakunkumura. Igikururuka kimajije kugeza igihe kibonye yuko ntacyo gifashe, nuko Uwiteka Imana aravuga tumva ndategetse ngo manuka, kimanukira mu muriro. Haleluya. Nuko bagiye kubona babona tubyaye umwana w'umuhungu. Imana nihabwa icyubahiro. Igihe kigiye gishize, nuko Uwiteka Imana arambwira ngo kandi ndashaka kuzagukurikirizaho umwana w'umukobwa. Imana nihabwa icyubahiro. Uwo mwana w'umukobwa turamubona. Imana irangije irongera iduha umwana w'umukobwa nanone. Ubu dufite abana batatu. Imana nihabwa icyubahiro. Ubu turi ba papa n'aba mama w'abakobwa n'abahungu. Imana nihabwa icyubahiro. Turashima Imana kuko yatugiriye neza kandi turakomeza. Imana nihabwa icyubahiro. Iyo yabonye rero icyo gikururuka cyongeye cyagarutse, irambwira ngo iratubwira ngo nimwongere muzunguze. Haleluya, haleluya. Tugakomeza guzunguza, nuko tugakomeza tukazunguza, tugikunkumurira mu muriro. Marayika agakomeza kutubwira ati mwebwe nimukunkumure, komeza ukunkumure, ukomeze wongere ukunkumure. Haribeni tuterebeni kive raineshe kive nirebeni kive. Imana nihabwa icyubahiro. Imana twarayibonye yitamurura. Ubundi hari uko abantu Imana bayifata, abantu bakavuga ngo twebwe ntitwari. Ubundi umuntu utariye ni muntu ki? Ni umuntu wamajiye gupfa, ni umuntu wamajiye gushira mu mwuka. Uwiteka Imana ajya kandi kayira. Imana yo mu ijuru igica kandi kayira, tukagenda tubona Imana yitamurura. Imana nihabwa icyubahiro. Nubwo wenda abantu bashobora kutubona bakavuga bati ese ubundi icyo yamukoreye ni, ariko ni ngewe uzi icyo Uwiteka Imana yankoreye. Imana nihabwa icyubahiro. Ubundi hari uko abantu babona ibintu bakavuga batari ko se ubundi tumajije kubona ubundi yamukoreye iki, ariko ni ngewe uzaho yankuye. Ndashimira umwami w'abami, ninge uzaho yankuye. Ubundi isi yacu yari itagira ishusho, ariko Imana ndayishimira yuko Imana yongeye kugira ishusho, yongeye kuduha ishusho, isi yacu kongera kugira ishusho. Imana nihabwa icyubahiro kubera yuko ubu no kuba umuntu ageze kuri uru rwego rwo kuvugira aha ngaha, nuko Imana iba yaciye kandi kayira, nuko Imana iba yavuze ngo noneho ndongenda gutambukije. Imana nihabwa icyubahiro. Kuba arimo kutwumva rero n'abatubona kuri YouTube, Imana nihabwa icyubahiro kuko iba yakoze umurimo ukomeye. Imana nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Rero nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire ngo Imana yacigira neza kandi ihabwa icyubahiro kuko narayibonye, nabonye kugira neza kwayo kwinshi. Kandi ndashimira n'abantu bagiye badufasha mu rwego rwo gusenga, bakagenda batwereka umurimo kugenda, bakagenda batwerekera uko umurimo ugenda, uko umurimo bawukora. Nshimira n'abayobozi b'itorero rya Cyuru, nshimira n'abakristo b'umudugudu wa Cyuru b'itorero rya Cyuru. Imana nihabwa icyubahiro. Rero ndashimira Imana namwe ubwanyu kuri YouTube, abanyamakuru bo kuri YouTube mwadufashije kugira ngo dutegure iki kiganiro. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya niba hari ikindi kintu mwadufasha cyangwa se mwatubaza, numva mwatubaza ntacyo bitwaye. Rero ndagira ngo muri uyu mwanya baduhaye umwanya, ndagira ngo ariko
aka kanya barimwo baradusaba ngo tubaririmbire, ariko ndagira ngo mbaririmbire nabyo najyaga mbimenya, najyaga menya kuririmba cyane ko abantu abanziho kuririmba kubyerekeranye n'isanduka y'Uwiteka yari yaragiye mu bunyage ikaba yongeye kugaruka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya abantu mwari mwaranyazwe ibyanyu mwongere ibyanyu, Uwiteka Imana yongeye kwishimira kongera kubigarura. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Isanduka y'Uwiteka yariri mu bunyage ngire yaragarutse. Isanduka y'Uwiteka yariri mu bunyage, iyo isanduka y'Uwiteka yariri mu bunyage, iyo isanduka y'Uwiteka yariri mu bunyage, iyo isanduka y'Uwiteka yariri mu bunyage, ngire yaragarutse. Bene data ngire yaragarutse, ndabibabwira ngire yaragarutse. Yemwe babyeyi ngire yaragarutse, Banyarwanda ngire yaragarutse. Nubwo byanyazwe ngebere yabiragarutse, yewe ngire yaragarutse. Ndabibabwira ngire yaragarutse, nimuyitaramire ngire yaragarutse. Yewe ngire yaragarutse, bene data ngire yaragarutse. Yego ngire yaragarutse, yemwe bagabo ngire yaragarutse. Muyebyinire ngire yaragarutse, ndayibabwira ngire yaragarutse. Nge narayibonye ngire yaragarutse, Imana ngire yaragarutse. Nimuyitaramire ngire yaragarutse, kora imirimo ngire yaragarutse. Bene data ngire yaragarutse. Aha 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 aha. Amina. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe, kandi ngushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, kandi ngushimiye kuko uri Imana ya kera na kare. Ndagushimiye kuko rero udukunda, ndagushimiye kuko uri Imana yahozeho. Data wa twese uri mu ijuru, ngaho ukomeza kudushyigikira no kutwambika imbaraga, kandi no kuduhimbura. Mukunzi mwiza rero, ngaho ngwino twigaragarize wihesha icyubahiro. Reka rero izina ryawe rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze kubana natwe. Kandi Uwiteka Imana yo mu ijuru, ndagushimye kuko wongeye kuducisha kuri YouTube. Mwami Imana yacu, ndagushimye kuko uri Imana yumva gusenga. Ndagushimiye kuko twagiye tukubona. Ndagushimiye kuko Mwami Imana yacu wagiye ugaragaza ineza yawe. Dusengeye n'abatarakubona, dusengeye n'abatarabona ineza yawe, dusengeye n'abatarava mu bigeragezo, dusengeye n'abatararangiza intambara n'ibigeragezo bahura nabyo. Ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru, ndabasengera, ndasengera mushiki wacu urwaye, ndasengera mwene data uhuye n'ibigeragezo, ndasengera mwene data urugo rwe rusenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, Satana amusenyeye urugo, ariko ndamusengeye. Uwiteka Imana yo mu ijuru, ndarusengeye, ndasengera ruya rugo kugira ngo imbaraga zo mu ijuru zongere zururuke. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ngaho rero komeza kubana natwe no kudufasha no kutwigaragariza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi ukomeze kudufasha no kutwigaragariza. Ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. 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 Nimero ya telefone rero kubayikeneye ni 078 karindwi 99 88 34. 078 karindwi 99 88 34. Kubakeneye Tigo rero ni 072 13 27 399. 072 13 27 399. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.